Oh my god, nimumbabarire mumfashe, umwana wanjye arapfuye. Mugabo wanjye mbabarira, ntago nabikoze mbizi. Nishe umwana wanjye nibyariye. Uyu ni umugore wari uri kurira ubwo yarateruye umwana we amaze kwitaba Imana, ariko akaba yaritabye Imana bitewe n'uburangare bwe, bitewe n'agahararo, bitewe n'ibi ngibi tujya twita ngo ni za social media, n'ibi twita ngo ni ugutwika, ibi ngibi twita ngo ni ukushakisha ngo ubusitari, gushakisha kumenyekana. Iyi nkuru rero mbazaniye uyu munsi ni inkuru idasanzwe, ni inkuru kandi bareba cyane, ndetse nanjye irandeba. Nizere ko rero itari bugucike, uri butora agatebe tukagendana ijambo ku rindi kuva ku itangira kugera ku iherezo. Ndagushimiye ko wahisemo Behind Those Tales, kandi nimba uri mushyashya ndakwakiriye, kanda subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose ngezeho iyindi nkuru. Reka dutangire inkuru yacu. Reka dutangire inkuru yacu hano muri uyu mujyi wa Asaba. Ahangaha hari umugore ukiri mutoya, uyu mugore yitwaga Kamti. Ahangaha rero uyu mugore kubera uburyo yakoraga content zitandukanye azipostinga kuri za Instagram ndetse na TikTok, abantu bose bamwitaga Queen of Content, bamwitaga umwamikazi wa content. Kamti yari umugore utandukanye. Uyu mukobwa yahoraga ashaka gusupplizinga abantu. Uyu mukobwa yakoraga content zishyushye cyane ku buryo abantu nabo bamukundaga mu by'ukuri. Uyu mukobwa yari umu-influencer ku ma social media yose atandukanye, Instagram, TikTok, YouTube ndetse na za Snapchat. Uyu mukobwa yaratrendingaga mu by'ukuri. Abantu bakundaga kuvuga ngo ese ninde umuntu wundi wa trendinga atari Kamti? Bakavuga bati uyu ni umwamikazi wa content. Uyu mukobwa rero byatumye haba mu gitondo ndetse haba na nijoro ubuzima bwe yarabubagamo imbere ya kamera. Donc buri kimwe cyose yakoraga byabaga ngombwa yuko agikora yafunguye kamera. Umukobwa iyo yabyukaga yahitaga afungura kamera akifilima, yakwitsamura akifilima, yaba ari kwiblashinga, ari kwibrosa nabyo akabifilima akabipostinga. Igihe cyose yabaga ari gukora makeup cyangwa se guteka nabyo yarabifilimaga akabipostinga. Inzu ye yose yari yarujujemo ama ring light ku buryo ahantu hose ari n'igikorwa ari gukora byabaga ngombwa yuko aba yasetinze kamera akagifilima ndetse akagipostinga. Ndetse yari afite na ring light muri dushe ye aho yogeraga, naho iyo hageraga yarafilimaga. Uyu mukobwa rero yaje gushyingirwa n'umugabo uri calm, ndetse uyu mugabo akaba ari umuntu ucecetse. Uyu mugabo akaba yitwaga Obiora, ndetse uyu mugabo yari gentle, yari umugabo utuje cyane, umugabo udahubuka, umugabo ubona ko ari umunyabwenge. Uyu mugabo rero yari afite business ikomeye cyane muri uyu mujyi. Ntabwo yakundaga urusaku, ntiyakundaga attentions nyinshi cyane, ariko uyu mugabo yakundaga uyu mukobwa Kamti cyane. Ndetse ibyo yakoraga byose uyu mugore ntago uyu mugabo yabirebaga, kuko yaramukundaga cyane, ntiyabyitagaho. Ahubwo uno mugabo icyo yakoraga yaramusapotingaga kubera uburyo yamukundagamo. Nuko umunsi umwe rero uyu mukobwa Kamti yaje kwipima asanga aratwite. Ariko akimenya aya makuru, aho kugira ngo ahamagare umugabo we, yahise afata kamera, asetinga ring light, atangira gufilima, atangira gukora content. Ntabwo yigeze ategereza umugabo ngo byibuze ave ku kazi agaruke amubwira amakuru meza yamenye. Ahubwo yahise yirukanka ajya kuri kamera arifilima, atangira kuvuga ati umwamikazi wanyu arishimye cyane muri aka kanya. Atangira kuvuga ati mu minsi mike turaba dufyize umwana w'umwinfluencer. Ibi ngibi yabivuze afite ibyishimo byinshi cyane. Muri ako kanya abantu batangiye kumufollowinga, abantu batangira gusharinga iyo video, ndetse abandi batangira gukomentinga cyane, ndetse abandi batangira kumuha congratulations. Nuko rero aya makuru yaje kugera kuri wa mugabo we Obiora, ariko amugeraho ayabonye online, ayibonye kuri za social media. Ibi ngibi yabimenye nk'uko umuntu wari we wese yabimenya. Wibaze nawe kuba umugore wawe atwite mubana mu nzu utabizi, wajya kubona ukabona ubibonye kuri social media nk'uko abandi bose babimenye,
kandi ubana n'umugore wawe mu nzu. Nuko muri iryo joro rero ubwo umugabo agarukaga mu rugo yaje kwinjira afite briefcase, arangije imfunguzo z'imodoka zishyira ku meza, areba mu maso wa mugore we aho yari yicaye aho ngaho muri salo, arangije aramubaza ati se Kamsi uratwite? Kamsi arangije araseka aramubwira ati yego Biora ndatwite. Arangije aramubaza ati se ntabwo utekereza yuko ari njye muntu wakagombye kumenya ko utwite bwa mbere? Ahangaha bimaje yitonze, ese ntabwo wari kuntegereza nkagera mu rugo? Ni gute internet cyangwa se abantu bose bari kuri internet bashobora kumenya ko utwite mbere yuko umugabo wawe abimenya? Nuko Kamsi arangije asa nkaho amuterekera amaso, arangije araseka aramubwira ati Obi jya wikaruma nawe, wishaka kugira nk'umuntu w'umusaza uturuka mu cyaro. Urabizi yuko ngenda umwamikazi wa content, aba followers banjye ni nkaho ari famiye yanjye. Ahangaha umugabo byaramubabaje cyane uburyo uyu mugore yaramushubije, arangije ava aho ngaho ajya mu cyumba, nta jambo na rimwe yigize amusubiza. Nuko rero guhera uwo munsi iyi nda uyu mukobwa yari atwite niyo yahindutse content. Noneho buri gitondo yarabyukaga agatangira gukora video, agatangira rero akavuga ati murakaza neza kuri channel yanjye. Ndetse uno mugore ibintu yakoraga wabonaga ari proud yabyo, nta kintu na kimwe cyari private, ndetse nta mwanya n'umwe yataga. Umwanya wose yawumaraga kuri social media, buri kimwe cyose ahangaha kuri uyu mukobwa cyabaga kiri content. Ndetse rimwe na rimwe niyo yabyukaga atameze neza, wenda akaruka cyangwa se kumva ararwaye, yari yanaguraga mu maso akihangana, ariko akajya kuri kamera agakora content. Uyu mukobwa rero yaje guhamagara umufotographe, atangira no kumufotora. Buri cyumweru umufotographe yarazaga akamufotora, akifotoreza ku makanzu ari traditional, ahandi akifotoza ari kuri swimming pool, ndetse andi akayifotoza ari muri salo. Umugabo we mu by'ukuri iyo yarebaga ibyo umugore wari gukora byaje kugeraho noneho atangira kumva ko abirambiwe. Nuko umunsi umwe yaje kumwegera bicaranye, arambwira ati Kamsi ibi bintu uri gukora biri kuba too much cyane. Abandi bagore iyo batwite baprofita igihe cyabo bakaruhuka, ndetse bagasengera umwana batwite, bagasenga bagasaba Imana kugira ngo bazabashe kubyara neza. Ariko wowe urimo urashakisha aba followers, wibagiwe ibikureba byose, ahubwo urimo urashakira aba followers. Ariko uyu mugore we Kamsi ntabwo yigize yumva. Ahangaha kuri we uku gutwita cyangwa sinda yari atwise ntabwo yumvaga ari urugendo, ahubwo yumvaga ari content ikomeye cyane izamuteza imbere, izamumenyekanisha. Uyu mukobwa niyo yajyaga gukoresha check up agiye kwa muganga, nabwo yari filimaga agapostinga, agaha telefone umugabo akamubwira ati umfilime ndi kugenda. Aba followers rero ahangaha batangiye kwiyongera cyane, ndetse abantu bashaka ko abakorera ama publicité batangira kumuhamagara. Nuko uyu mugore rero yaje kuzamuka agira followers benshi cyane. Nyuma rero umunsi wo kujya kubyara waje kugera, ariko aho kugira ngo agane ku bitaro cyangwa se yihuta ajye ku bitaro nk'uko abandi bagore babigenza, ahubwo kandi yaravuze ati mbere yuko njya kubyara ngomba kubanza nkakora video shoot. Ahangaha rero yaje kwambara ikanzu imufashe cyane igaragaza inda ndetse igaragaza amabere, arangije ashyiramo wig ye, ashyiraho na makeup keza. Nuko ubwo rero bari bageze kwa muganga nyuma y'iyo shoot. Nubwo uyu mugore kwa muganga arimo imvubabare, ariko yagisaba umugabo we ngo amushutinge video. Akambwira ati Obi nizere yuko uri kumfilima. Akambwira ati ndashaka yuko iyi vlog igomba kumuha followers benshi cyane, ndakwingiza ntuze gushekinga. Nuko rero igihe cyari kigeze cyo kubyara, ubwo abanasi babaga bari kumubwira ati pushinga, Kamsi yabaga we ari busy kuri video, ababwira ati muretse gatoya mwongere musubiremo kugira ngo umugabo wanjye afate video neza. Nuko rero hashize akanya gatoya umwana abaravutse, havuka umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa aruvutse, ari umukobwa mwiza cyane. Nuko rero bahise bamwita Moneti. Ahangaha rero umugabo we Obiora yarishimye cyane, ndetse uyu mugabo akibona umwana we
ibyishimo byaramurenze ararira. Ariko mbere y'uko uyu mugabo aterura umwana we ndetse mbere y'uko abanasi bamuhanagura, Kamsi yari yamaze gufata telefone ye atangira kwifotora, atangira gukora video, atangira kuvuga ati hi fam, umwana wanjye Monette arahangaha. Akababwira ati umwana mutoya w'umukobwa mu influencer hano mu mujyi yageze ku isi, atageze ku isi kuri push imwe yonyine. Nuko iminsi 2 uno mugore amaze kubyara uno mwana, ahangaha uyu mugore yari yamaze kubukinga photoshoot y'umwana we. Munyumvire namwe, iminsi 2 yonyine umwana amaze kuvuka, Kamsi ashaka kumujyana muri photoshoot. Nuko umugabo wakibibona aramubwira ati Kamsi ntago akubye gukora ibyo ngibyo, uyu mwana amaze iminsi 2 yonyine avutse, niko turi kumufata ukajya kumufotora ukajya uyu mwana akwiriye kuryama, ntabwo ushobora kumureka akaruhuka. Nuko umugore we aramubwira ati Obi ndakwinginze mbabarira uyu munsi. Aramubwira ati genda shaka ko umwana wanjye atrendinga, abafana banjye baramushaka. Uwo munsi rero uyu mugore Kamsi yaje gufungura account ya Instagram cyashya y'umwana we. Nuko icyumweru kitararangira uyu mwana w'umukobwa yaramaze kugira ibihumbi bigera muri 20 bya followers. Nuko uyu mugore uko iminsi yagiye itambuka ibintu yagiye abihindura bibi. Uyu mugore Kamsi yaje guhindura umwana we yabyaye nka manike, nk'igipopi, igipopi ariko kimuvinga. Nuko uvuga ngo buri nguni yose y'inzu babagamo yagiye instalamo za ring light, yinstalamo kamera, buri kanya yabaga ari guhinduranya imyenda y'umwana we, amufilma amavideo ayapostinga. Nuko uvuga ngo yashobora guhindura imyenda y'umwana inshuro 5 ku munsi kugira ngo abashe kubona amavideo ahagije yo gupostinga. Nuko uvuga buri kimwe cyose umwana yakoraga, yarasekaga, yarira, buri kimwe cyose uyu mugore yaragipostingaga. Nuko rero umunsi umwe uyu mugore Kamsi yaje kurenga umurongo utukura. Uyu mwana w'umukobwa yaragize ibyumweru 3 byonyine avutse. Uyu mugore rero yaje gufata amahitamo mabi, aza guhitamo gukora ikintu umubyeyi uwo ari we wese adashobora gukorera umwana we. Yaje guhamagara umukobwa umwe. Uyu mukobwa akaba yarazwiho gutunganya imisatsi, ariko ayitunganyiriza abantu baba celebrities, abantu bagezwe, abantu baba stars. Yaje rero guhamagaza uyu mukobwa ava Lagos azanga muri Asaba. Aha rero yaramuhamagaye kugira ngo aze gukorera imisatsi umwana we. Mumbabare munyumvire namwe, umwana ufite ibyumweru 3 guhamagara umuntu usuka abantu ngo aze gusuka umwana nk'uwo. Icyambere uyu mwana umusatsi ubutarakomera, nta nubwo ufashe neza ku mutwe. Arangije aramuhamagara ngo naze amukorera imisatsi. Nuko muri uwo mugoroba ubwo yaraje kuva ku kazi, akinjira yaje akubitana na za ring light cameras zitandukanye mu mpande zose z'inzu, ndetse arangije asanga uwo mugore waruje gusuka uyu mwana. Uyu mugabo akibona ibyo ngibyo yahise avuga ati Yesu Kristo. Aramaze ati Kamsi niki kijya mbere ahangaha. Kamsi arangije arahindukira aramureba, arambwira ati Obiora ndakwingize ntunire stress uyu munsi. Aramubwira ati umbabarire, ejo ngiye n'umukobwa wanjye dufite shoot, kandi shoot ikomeye cyane. Umugabo aramubwira ati wa mugore we, uyu mwana ntago arakura, ntago aragira igihe cyo kuba ushobora kumusuka, n'umubiri we ntago urakomera, ese urashaka kumwica? Mu by'ukuri n'uyu mugore wari uri gusuka uno mwana nawe yarafite ubwoba. Yakomeje kwegera uyu mugore Kamsi akamwegera akamubaza ati kuse madamu, ibi bintu uko urashaka mbikore? Arambwira ati uyu mwana ari kubabara, ndimo ndagereza no kubyoroshya akababara. Ariko Kamsi ntabwo ashaka kumva. Yashakaga uyu mugore yashakaga kuba icyamamare, yashakaga kuba influencer. Arambwira ati wowe ukora ibyo ukora, urangize umusatsi, urangize gusuka umusatsi, uyu mwana wanjye n'umusitari, ndetse agomba kubyiga, agomba kubimenyera, agomba gukora n'umusitari. Uyu mwana arafite akababaro kenshi cyane, intoki ze zarimo zititira, ndetse amaguru ye yabaga ari kuyanyeganyeza. Mu by'ukuri by'uyu mwana yari ari mu kababaro kenshi cyane, yari ari guhohoterwa. Ariko uyu mama we Kamsi ntabwo yigeze ahagarika.
akamubwira ati mwana wanjye ejo uzaba uri gutrendinga, uzaba wabaye umusitari. Aramubwira ati njyewe nkeneye ari amafoto kandi agomba kuza ari meza. Nuko hashize rero hafi isaha n'igice bari gutocaringa uyu mwana. Mu by'ukuri ibyo yashaka kumusukisha byari birangiye. Uyu mwana bari bamusutse abantu bisukisha murabizi ibyo bita tiny zigzag. Mu by'ukuri uyu mwana bakimara kumusuka kumwe bagenda bakurura imisatsi, ahantu umusatsi utereye hari hatangiye kugenda haba umutuku. Umwana yarari kurira cyane ariko kandi yumvaga ari proud. Ahubwo ku kanya nabwo yahise afata telefone arangije yifata selfie. Atangiye kuvuga ati se ninde wavuga yuko umwana ukiri muto ukivuka adashobora gusinzira. Atangiye kuvuga ati umu princess wanjye araje kandi mumwitegure. Nuko yahise posting iyo video, abantu batangira gukomentinga cyane, batangira kubaza bati se uyu ni wa mwana umaze ibyumweru bibi byonyine, ese uyu mugore n'umugore nyabaki? Batangiye kuvuga bati ukunguku nuguhohotera umwana, ariko Kamsi ntabwo yagize abyumva. Nuko umunsi rero wa shoot yari yateganyije, Kamsi yari yishimye cyane, agiye kurya amafoto ndetse na video. Yari yamaze rero gutunganya umwana we, umusatsi we, ndetse yamaze no kumwambika. Yari yamwambitse agakanzu k'umuhondo keza cyane. Nuko rero yarangije gutegura umwana we, arangije amuryamisha, ariruka nkajya mu cyumba cye kugira ngo nawe yitere makeup ndetse yambare yitegura ze none amufate bajye muri shoot. Nuko rero bwarageze mu cyumba, yaje kwigira inama yo kugaruka agafata umwana we nawe akamujyana aho yarari. Ariko ubwo yaragarutse yaje kugira ahandi yarasize umwana we aryamye, asanga umwana ntago ari kumuvinga, asanga umwana ntago ari kunyeganyeza. Atangiye kumunyeganyeza ati muni baby byuka. Muri ako kanya umutima wese umusimbuka, atangiye guhamagara umugabo we. Atangira kumubwira ati Obiora hari ikintu kitagenda kuri uyu mwana. Obiora yisaza yirukanka, arangije ari umwana uko ameze aho ngaho yararyamye. Umugabo aragira screaminga, arasakuza cyane, atangiye kuvuga ati Yesu Kristo, uyu mwana ntabwo ari guhumeka neza. Atangiye kumaza ati Kamsi n'ibiki wakoze. Nuko rero ntabwo bigize bata umwanya n'umwe, muri ako kanya bahise bafite umwana barirukanka bamujyana kwa muganga. Nuko rero uyu mwana bahise bamwinjiza muri emergency room. Abangabo ko ari babiri bahagaze hanze bategereje. Umugore afashe umugabo we n'ubwoba bwinshi cyane. Abangabo ko ari babiri batangiye kurira, batangira gusenga cyane, batangiye gusaba Imana ngo ikize umwana wabo. Ariko rero murabizi ko ibyo kwa muganga biratinda ariko bigeraho ibisubizo bikaza. Nuko rero hashize umwanya utari mutoya, dogiteri yaje gusohoka, arangije akuramo amarinete yari yambaye. Arangije avuga ati I'm sorry, ati mwihangane cyane, twagerageje buri kimwe cyose gishoboka, ariko umwana wanyu ntabwo yigize abikora. Kamsi yahise ataka cyane, arasakuza cyane, atangiye kuvuga ati hoya muganga wivuga ibyo bintu, ndashaka kumureba, ndakwinginze muterure. Nuko dogiteri aragira azana wa mwana, arangije amuhereza nyina. Kamsi yaramuteruye, arangije ararira cyane. Nuko uyu mugore rero ubwo yarateruye umwana w'umukobwa we yamaze kwigendera, amaze gupfa. Nuko arangije aramanuka akubita amavi hasi aho ngaho muri koridori y'ibitaro, arataka cyane, arasakuza, atangira gusaba umwana w'imbabazi ati mone umbabarire cyane. Aravuga ati ntago nari mbizi ibyo nakoze byose. Atangiye kumubwira ati mbabarire ukanguke, ndakwinginze mbabarira mwana wanjye. Aratangira kumubwira ati mpa amahirwe ya nyuma. Ahangara uyu mugore yaje kuryama ngo mu bitaro, ararira nk'umugore w'umusazi. Mu by'ukuri no mugore agahinda arafite kari kenshi cyane, ariko wa mugabo we Obiora yarahagaze nta kintu na kimwe yari yavuga. Uno mugabo yari yaramuburiye bishoboka byose, ariko umugore yanga kumva. Umugabo n'uburakari bwinshi cyane amutunga urutoki, aramaze ati Kamsi noneho ubu ngubu urishimye, narakuburiye. Arangije umugabo ahita ava ngo aragenda. Nuko muri icyo cyumweru abantu bose bari bamaze kumenya amakuru kuri internet hose, ibintu byari byamaze kumenyekana. Nuko rero abantu ubwo bamaraga kumenya uburyo uyu mwana yapfuyemo, abantu bose bararakaye,
barakarira wa mukobwa kansi. Batangiye kugaruza video uyu mukobwa yajyaga postinga. Nuko mu minsi 3 yonyine uno mugore kansi polisi yari mugezeho irangije mwambika amapingu iramutwara. Uyu mugore rero baje kumujyana mu rukiko. Ahanga rero mu rukiko uyu mugore yari yambaye umukara gusa, nta makeup yari iteye, nta wig yari yashyizemo. Uyu mugore yarameze nk'umurapa, yarameze nk'umuntu umuraperi. Uno mugore yararimo arira cyane ndetse afite agahinda. Uyu mugore yararize arira nk'uruhinja imbere y'abacamanza, ariko ntabwo itegeko rigize rimubabarira. Ndetse umugabo we Obiora uwo munsi yari yamaze gusaba divorce. Yari yavuze ati ngiye ntabwo nakushobora gukomerezanya n'uyu mugore. Za pages ze za account ze za social media zose zari zamaze gusibwa, ndetse za brands zamushakishaga ngo azikorera amapublicité zose zari zamutaye. Yasura yahoza akoresha yahoraga ishininga ku social media, ubu ngubu noneho yari yuzuye agahinda utamenya yuko ari nawe. Ahangaha nta muntu n'umwe wari witeguye kumwumva. Uku nguku rero niko umwamikazi wa content yaje kubura buri kimwe cyose. Yabuze FM, abura umuryango we, ndetse ikibabaje cyane byarangiye abuze n'umwana we yibyariye. Nshuti muvandimwe, we mubyeyi niwe ndikubwira, umwana wawe ntabwo ari content yawe, umwana wawe ntabwo ari brand yawe. Ntuzigire ushukwa n'ibyo ubona by'isi by'irukanka ngo wibagirwe guha agaciro dukeya cyangwa se bike mu by'Imana yaguhaye, kubera yuko amakosa ashobora gukora ariyo yose ashobora kwisubiza inyuma byose ukabibura. Kandi ugomba kumenya yuko iyo kamera izimye haba hasigaye wowe no kwicuza kwawe. Ndagushimiye rero nshuti muvandimwe wabanye nanjye kuva kutangira kugera ku herezo ry'iyi nkuru. Iri nkuru kuri njyewe nanjye nigiye misomo rikomeye. Nizere ko nawe hari ikintu yakwigishije, nizere ko hari icyo yagufunguyemo. Cyane cyane abantu bakunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, abantu bakunda gupostinga abana babo bakawumara kuri za social media. Nizere yuko iyi nkuru hari ikintu yabigishijemo. Nimba hari ikintu yakwigishije, ndagusaba kugira ngo wisangize inshuti n'abavandimwe n'umuryango kugira ngo nabo batazagwa mu mabi nk'aya ngaya. Wakoze rero guhitamo Behind All Stars. Ndagushimiye cyane kandi umwanya wawe n'uw'agaciro. Nimba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, kandi subscribe ndetse ukana no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho iyindi nkuru. God bless you. Nawe utaha. Ciao ciao.